Si mu Rwanda gusa ahubwo mu bice byinshi by'isi abantu benshi bibwira ko umugore cyangwa umukobwa wese ujya mu mihango buri kwezi aba nta kibazo afite mu bijyanye no kuba yatwita. Nyamara ibi bihabanye n'ukuri. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu by'imyororokere nka Ricardo Aziz bwerekana ko hari abagore ndetse n'abakobwa benshi bajya mu mihango ariko bakamara imyaka y'ubuzima bwabo bwose barabuze umwana, icyo abenshi bazi nk'ubugumba cyangwa se infertilité mu ndimi z'amahanga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi World Health Organization rivuga ko hafi umuntu umwe muri batandatu ahura n'ikibazo cyo kutabyara bitewe n'impamvu azi cyangwa impamvu yamenye atinze amazi yararenze inkombe. Zimwe muri izo mpamvu ni nazo zatumye dufata ibitabo byinshi bitandukanye birimo nka infertility and assisted reproduction, clinical gynecologic endocrinology and infertility, endometriosis science and practice, human reproductive biology n'icyitwa sensual reproductive medicine, maze tugatatura impamvu zose zikomeje gutuma abantu benshi babura urubyaro. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko nubwo ikibazo cyo kutabyara gikunze kwegekwa cyane ku bagore atariyo ntandaro yo kutabyara bonyine, ahubwo kuko hari igihe ibibazo biba biturutse ku mugabo. Ibi ni mu bishaka nabyo tuzabishakira umwanya maze tubyinjiremo mu mizi. Mbahaye ikaze maze turebere hamwe impamvu zikomeje gutuma umubare n'imiryango myinshi ku isi ihora mu marira iyo kubura urubyaro. Genderize niyo senga. Imwe mu mpamvu yatse izindi ni ukuba imiyoboro y'intanga ifunze, icyo bita blocked fallopian tubes. Ubushakashatsi bwerekana ko hafi 25% by'ibibazo byo kutabyara ku bagore biterwa no gufungwa kw'imiyoboro ntanga. Iyi miyoboro niyo inyuzwamo intangangore kugira ngo igere muri nyababyeyi. Iyi miyoboro inyuzwamo intangangore ijya muri nyababyeyi ifunze, intangangabo ntishobora guhura n'intangangore bityo gusama nibe bigishobotse. Ibi bishobora guterwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane nk'iyitwa chlamydia ndetse n'iyitwa gonorrhea cyangwa se indwara zo mu nda zitasuzumwe neza. Ikibazo gikomeye ni uko hari abagore benshi bagira iyi ndwara nta bimenyetso bikomeye bagaragaza. Umugore ashobora gukomeza kujya mu mihango buri kwezi kandi yumva ameze neza, nyamara imiyoboro ye yaramaze kwangirika n'agahinda ye. Impamvu ya kabiri, kutarekurwa kw'intanga mu buryo bukwiye cyangwa se ovulation problem. Abaganga bavuga ko ikibazo cyo kutarekura intanga ari cyo gifite 25% by'ubugumba ku bagore. Hari abagore bajya mu mihango ariko intanga ntizirekurwe uko bikwiye. Mu buryo busanzwe buri kwezi umugore arekura intanga imwe iba ishobora guhura n'intangangabo mu gihe haba hakozwe imibonano mpuzabitsina akaba yasama, ariko iyo imisemburo idakora neza intanga ntirekurwe, uwo muntu ntabwo ashobora gusama. Bivuze ko hari igihe umugore abona imihango isanzwe nyamara nta ovulation yabaye. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumara imyaka myinshi agira imihango ariko ntashobore gusama. Indi mpamvu ni uko imisemburo iba idakora neza, hormonal imbalance. Imisemburo n'igenzura uburyo intanga zirekura n'uko imihango iza. Twerekana ko ibibazo by'imisemburo biri mu bibazo by'ibanze bitera benshi kutabyara. Stress ikabije, umunaniro ukabije, imirire mibi, umubyibuho ukabije cyangwa kunanuka cyane bishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo. Iyi misemburo nka estrogen cyangwa se progesterone idakora neza, ntabwo nyababyeyi ishobora gutegurirwa kuzakira urusoro mu gihe umugore yaba atwite. Indi mpamvu ni ukuba ufite indwara ya polycystic ovary syndrome. Ni indwara ifata abagore benshi ku isi. Ubushakashatsi bwerekana ko hagati y'8 na 13 by'abagore bafite iyi ndwara. Kuko abafite iyi ndwara bashobora kugira imihango idasanzwe cyangwa se ikaza nabi, kubyibuha cyane, ibiheri byinshi, gukura kw'imisatsi myinshi ku mubiri, harimo no kugira ubwanwa ku bantu b'igitsina gore. Icyitondero, bivuze ko umugore cyangwa umukobwa ufite ubwanwa adashobora kubyara. Indi mpamvu itera ibi byose ni uko ufite indwara yitwa endometriosis. Ubushakashatsi bwerekana ko hagati ya 30 na 50% by'abagore bafite indwara ya endometriosis bagira ikibazo cyo kudasama. Iyi ni indwara ibaho iyo uturemangingo two muri nyababyeyi dukuriye ahandi hatari muri nyababyeyi. Ibi bitera uburibwe bukabije cyane cyane mu gihe cy'imihango kandi bishobora gutuma nyababyeyi yangirika. Hari abagore benshi bayimara n'imyaka batabizi kuko bayitiranya n'uburibwe busanzwe bwo mu mihango. Indi ngingo ya gatandatu nuko
ushobora kuba ujya mu mihango ariko ntusame bitewe n'ibibazo biri muri nyababyeyi, birimo nko kugira utubyimba duto tudatera kanseri dukurira muri nyababyeyi ibizwi mu ndimi z'amahanga nka fibroid, bikaba byatera kubabara mu nda, kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango, kubyimba inda ndetse n'ibindi byinshi utabashije kurondora. Ibyo bikaba byabangamira gusama cyangwa gukura kw'inda mu gihe waba wagize amahirwe yo gusama inda bikarangira ivuyemo. Ubushakashatsi bwerekana ko fibroid ziboneka ku bagore benshi cyane cyane abafite imyaka iri hagati ya 30 na 40. Iyo fibroid zikuze cyangwa ziri ahantu habi zishobora kubuza urusoro gukora uko bikwiye. Ikindi ni uko haba hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubana nazo, indwara nka chlamydia, nka gonorrhea nk'uko twabivuze hejuru. Iyo izi ndwara zitavuwe kare zangiza imiyoboro y'intanga ndetse n'izindi nyama zo mu myanya myibarukiro. Ikibazo gikomeye ni uko hari igihe umuntu ayandura ntabimenye. Indi mpamvu ni uko ushobora kuba ufite imyaka myinshi, nayo ni imwe mu mpamvu ihatse izindi ziri gutuma abantu benshi batabyara. Mu biganiro byacu biri imbere turavuga kuri iyi ngingo. Nk'uko twabivuze rero, ikibazo gishobora kuba ku mugabo, kuko hafi 40% by'ibibazo byo kutabyara bifitanye isano n'abagabo. Kuba umugabo afite intangangabo nke, kudakora neza kwazo cyangwa kutagenda neza kwazo bishobora gutuma gusama bidashoboka. Dusoza rero kugira ngo twigire no mu tundi turimo, ubushakashatsi bwa siyansi bwerekana ko kujya mu mihango buri kwezi bidahagije ngo umuntu yemeze ko umugore ashobora gusama. Hari indwara nyinshi n'ibibazo bishobora kubangamira gusama nubwo imihango yabiza neza. Niyo mpamvu ukimara kumenya ibi, ugirwa inama yo kwisuzumisha ukamenya uko uhagaze. Abaganga basaba abantu kwirinda gushinjanya kutabyara kuko ikibazo gishobora kuba ari wowe utabizi. Ikiruta byose ukajya kwisuzumisha hakiri kare, kuko kumenya ikibazo nyacyo ni intambwe ya mbere yo kubona ubuvuzi no kongera amahirwe yo kubona umwana cyangwa se gusama ku bagore. Mu Rwanda naho abaganga bavuga ko ikibazo cyo kutabyara kiri kwiyongera cyane kubera gukererwa kwisuzumisha, ipfunwe ryo kujya kwa muganga, gushinja umugore wenyine ko ari we ufite icyo kibazo ndetse no kubura amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere.